Ese wari uzi ko ibirenge byawe bishobora kuvuga byinshi ku mico yawe? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amoko atandukanye y'ibirenge n'icyo bivuga ku muntu ubifite. Reba neza ibyawe, wumve icyo bisobanuye kuri wowe. Mbahaye ikaze, ni kuri Kirabo TV, dukomeze tubane. Ibirenge bya Egyptian foot, abantu bafite ubwoko bw'ibirenge bakunda ubwiza n'isuku, bafite amarangamutima menshi, bakunda urukundo n'amahoro, akenshi ni abantu bacecetse ariko baba bafite umutima mwiza. Nanone ni ibirenge bya Greek foot. Abantu bafite ubwoko bw'ibirenge baba bafite ubuyobozi karemano muri bo, bakunda gufata ibyemezo, bafite imbaraga n'icyizere, akenshi baboneka mu buyobozi cyangwa mu bucuruzi. Nanone ibirenge bya Roman foot bivuga umuntu usabana, ukunda abantu n'ibiganiro, uzi guhuza abantu, ni umuntu ubonwa nk'inshuti nziza. Ubundi bwoko ni ibirenge bigufi kandi bigari. Abantu bafite ibirenge bakunda gukora kurusha kuvuga, ni abanyamwete, bafite imico yo kwihangana, ntibatinya akazi gakomeye ko kaba kameze kose. Nanone reka turi abantu bafite ibirenge birebire kandi byoroshye. Bivuga noneho umuntu utekereza cyane, ukunda inzozi n'ibitekerezo, ashobora kuba umuhanzi cyangwa umwanditsi, aratekereza cyane mbere yo gukora. Abantu bafite ibirenge bifite amano noneho acishije bugufi cyane, bivuga umuntu utajya ugaragaza amarangamutima, ukunda kwigenga, atavuga byinshi ku buzima bwe, ni umuntu ufite ubwirinzi bwinshi ku mutima we. Abantu bafite ibirenge byuzuye by'umubyibuho bakunda umuryango, bafite urukundo rwinshi, bakunda abandi, bakunda gufasha, bafite umutima w'impuhwe. Ibi ngibi mbabwiye si siyansi yuzuye, ni imyemerere n'imico abantu bagiye babona, ariko bishobora gutuma wamenya neza imico yawe. Niyo mpamvu rero nakoze ubushakashatsi nkaba nabibagejejeho. None se wowe ibirenge byawe bimeze gute? Niba bitakugoye nyandikire muri comment umbwire ubwoko bw'ibirenge bwawe. Niba wakunze iyi video ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, duhe like, usangize n'abandi kugira ngo natwe dukomeze tuganire ku mico y'abantu itandukanye se, cyangwa se n'ibindi biganiro tuzajya tugirira hano. Ndagusaba kugira ngo rero ubimfashe, mukore subscribe, duhe like na comment.